Welcome to JTV. Turagarutse tena byunze. Arega uruwejo bundi. Byo ntago mbizi. Uri umwana wa nyuma y'intambara. Ibyo mu bibaze Jay. Ngewe rero ko barabona ko nshesha kanguhe. Kari asa kangu ubundi niki. Uretse kumbeshya. Ubundi akanguhe. Akanguhe ngo ni intuza nyine iba ahantu hepfiriya. Intuza. Intuza ruba ahantu hepfiriya. Rwa rundi rutukura se. Okay, karibu rero ikaze bantu mudukurikiye kuri JTV. Turagarutse tubafite ibintu byinshi nibyo Paul yavugaga agatogo rero dufite entertainment turinjira hari utuntu tugiye kwinjiramo tugiye kwinjira muri turatangira ku makuru abagenda cara tuzamuke tuze muri entertainment tuve muri entertainment turebe uburyo ki u Rwanda rukomeje kwirukanka ariko ngereka tuzigenda tumaze imyaka 30 buriya ngewe mvuga ko u Rwanda rwavutse ubwo u Rwanda rwari rubohowe imbere cyane imbere exactly wowe uri so rero u Rwanda rwacu kuje none hari waje sho bundi muri babandi reka turi kubivugira hose reka tuvuge muri babandi bari kuzana amakandidature umuntu araje ngo njye ngo ndashaka igihugu ngo gisubire ibwami ngo dusubira muri 57 tutari duhari uwo ni wa mwarimu ngo arashaka ngo ku gihugu ngo yongera umva désolé ndashaka kuzareba mu minsi yo kwiyamamaza hari ahantu nageze nsanga barimo kwandika tora nyine bari muri tora kanaka nyine ya myende baba bambara ariko bavande abanyarwanda amatora reka nkwereke yes umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yabukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko kwisete ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios your image will stamp your heart. Shelani nyuma rero yo kutumikira badutumye karibu kwanza twakomeje turavuga twibagirwa kubanza gusoma ku mazi ndetse no gutumikira badutumye ariko nibyo uwavuga ibyiza u Rwanda rwagezeho ntabwo aribagirwa agakomeza akiryohererwa no kuvuga kuko rega hari igihe njye gukora ama interview n'abaturage umuturage ugasanga arakubwira ngo rega ngo ngenda mutse ngiye kuvuga ngo bwakwira bugake kandi koko umuturage arakubwira ati ngendana ubwo natatse ikindi igice cy'ubukungu ubwo nicyo ngezeho ati ngendana banki mu mufuka wanjye nshuti yanjye nimba hari abantu bavuga ngo bapfuye batazi uko telefoni yitwa ariko umuturage w'uyu munsi akaba akubwira ngo we agenda na telefone na banki afite telefone irimo amafaranga mu mirahari banki iriho hari umukecuru umwe w'umuhinzi wo muri afite abana b'abadokiteri umuntu akorera mu gishanga cya Kagitumba ushize ndi mu kiganiro nabo mu bijyanye na zahabu ya twese kuri BTN TV by'umwihariko mbabwira ngo bajye bakurikira zahabu ya twese kuri BTN TV ndetse na Farmers TV Rwanda babonaho ibyo biganiro Travel Time Show byo ni dahari none ubu ngubu tugiye kujya muri Kenya ndashaka kubagirayo tukajya muri zoo yororerwamo intare imbogo n'ibindi bisimba bigiye bitandukanye ariko noneho kabakorera ikiganiro kijyanye n'inyamaswa ziboneka mu bihugu bya Afrika by'umwihariko zororerwa muri zoo zororerwa hamwe abantu bagenda basura ndakeka bigeze kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiyeyo yicaye impande y'ingwe anayikozeho ariko buri hari abantu ariko buri uriyazo uyiza ngo oya iyo uri umusirikare uri umusirikare kameme ari abantu bafite nkiyiza kuvuga ngo bari abantu buri nari kudukizwa n'iki mwana baba babigize baba babizi ariko noneho icyo navuga kuri rwa rugendo tugiye mu bukungu ibigo by'imari nta murenge udafite sako baravuga ngo umurenge sako haje umwarimu sako noneho ubu ngubu hari bya microfinance ariko rero tutibagije ko hari n'abaje barya amafaranga abantu muri Kopeke ikintu bitaga Kopeke urakizi
kijyamo ariko rega hari ukuntu mba nganira na mama uriya mama wanjye ndi umujyanama mukuru we hari utuntu abagenda makopeke hari n'ibintu byaje ngo by'abantu bahaga amafaranga ngo ndakungu ku bintu udafite ibintu aho mwagiye mu mabanki rero icyo navugiraga nuko umuturage w'umunyarwanda yarasobanutse ibitarabagaho cyane yarisobanukiwe ibitarabagaho cyane aragendana ikoranabuhanga mu mufuka we noneho nshuti bakunzi Budget TV reka mabwire ngo mu Rwanda turi mu bihugu bifite ikoranabuhanga ryihuta ejo bundi habayeho crise ya internet imiyoboro ya internet yacikiye muri South Africa twarabogoje internet wowe urabivuga mu Rwanda ngiye icyo gihe hari ahandi hantu narindi nubwo ntari buhavuge bavuga ngo u Rwanda rwaduciriye ngo internet hamwe noneho yego kuko bo aho hantu nivuga ngo gigabyte yabo imwe igura 3500 yabo ubwo nanga gigabyte imwe mu gihe twa gigabyte igura amafaranga igihumbi oya gigabyte mu Rwanda biterwa n'ikiciro cyawe hari abatugira bakoresha icyo bita euro mu Rwanda yego ko nyagaze 500 ngiye ngura 500 bakama MB 700 kuri 500 y'amanyarwanda so rero aho handi ho 3500 ni megabyte ni gigabyte imwe mu gihe hano wishyura ibihumbi 3 ku kwezi bakagwa giga 60 ukanahamagara nabyo ntubyibagire ntago mvuga ibigo by'imari ntago mvuga ibigo by'itumanaho ariko nyine noneho reka nkwereke urugero nko muri Uganda mushobora kubyuka mu gitondo ugasanga social media bazihagaritse uravuga hari ibindi bihugu hari ibindi biraho noneho mu Rwanda barakubwira ngo baragukangurira gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se bakanakubwira ati rero ejo hari ikibazo cya internet kizajya arenda mu gihe runaka cyongere kigire njyewe aho hantu narindi ubwo nasigaranye ikibazo cyo kuvuga bavuga ngo mu Rwanda ngo rwabaciriye ngo internet ngo ya Canal Plus wabo none nkibaza ese nimba umuntu aza guca ngo none se ko Canal Plus ikontorerwa muri France ni mu Rwanda mu Rwanda ni twebwe dufite solution yayo reka ibyo ngibyo byo ni issue ziri politiko sinya nzinjiramo cyane nubwo kuri JTV tubageza amakuru avugwa kuri politike ibyegeranyo inkuru zicukumbe n'uturu twumvishe naje nanabyumviye aho narindi ejo nabakoreye ikiganiro ku nkuru y'ibyo bita ishanga cyane bintu bambara mu nda yako gakuru katagize naragakozeho mvuga n'impamvu yabyo ariko it's okay icyo rero twavugaga turacyari kuri rwa rugendo rw'imyaka 30 ntago turanagera hahandi wowe ushaka hari ahantu ubundi ngo hari ukuntu ubuntu biba biri kundyardyata naho nshaka ntago urahagera so noneho dusimbutse tukihuta cyane buri wese ahari kadutange devoir cyangwa dutange umukoro yego narebe uko yari ahazi mu myaka 7 ishize noneho reka tureke kujya muri ya myaka 30 tujye muri manda y'imyaka 7 irangiye sibyo narebe imihigo yakozwe riguhita ntekereza ahantu hari ahantu ako nuko bavuga none nta kibazo kuko hageze umuhanda uzana bitaga ahantu Ruyenzi Gihara yego uzwo nari ameze wari wakagenda ayayay ariko ubu ngubu uva ku Ruyenzi reka tuvuge ibyo ngibyo bugufi hano tujye mu muhanda batsinda Gasanze egora yewe naho nta batsinda Gasanze Nyacyonga mbega umuhanda mwiza ejo bundi nibwo nawuciyemo ndetse ko nanandi mu kamodoka keza kari hasi kayara kigera ariko hari ahantu hari umuhanda uryoshye noneho njyewe reka mbonereho no kugira no gusaba akarere ka Gasabo badukorere Gasanze Nduba cyangwa babonye ibikamyo rega twibuke ko Induba ariho haba ikimoteri cy'umujyi wa Kigali ubushize twakoranye ikiganiro nambwa ngo Nduba yiwabo ngo ntayo bagira nibakore umuhanda mu mihigo bakora nshuti bakunzi bo mu karere ka Gasabo bayobozi nanjye kuvuga ngo bategetse bayobozi b'akarere ka Gasabo umuhanda Gasanze Nduba ku kimoteri kugenda ukagera ku murenge baravuga ngo
havuga menshi bagomba bene ubwo babyumvise imihigo tujya tuvugana hari iyo nkoze nka documentaire z'intuza zo zijyanye na wenda hari zirakora ku buryo buri politike cyangwa se ku bigo runaka bya leta nsoza mvuga ngo ni umukoro wanjye nsoza mvuga ngo imihigo irakomeye kandi irakomeje rero mu mihigo muhiga imihigo ibikomeye ko nako mugashyiremo ikintu bituriye muhanda tinya ahantu imvura igwa icyondo kikaza nyuma y'amasaha 2 kikuma ivumbi riba rimaze kuzamuka kubera iki ikamyo zose z'imyanda niho zica mu gihe ahandi ugenda ukanyereraho ivumbi riba ryatangiye kuzamuka so rero ni akantu dutunzeyo itoroshi hari mugenzi wanjye wo kuri BTN ujya uvuga ngo gutunga itoroshi ariko natwe tubatungiye kuko noneho ubu ngubu noneho ivumbi rihari mw'abantu basi ni munatunyurizemo za modoka zimena amazi nako kaba mu gihe runaka anatondoke ibindi bikorwa bajye bacishamo imodoka zimena amazi so rero noneho reka tugere muri ya manda y'imyaka 7 kugeza ubu ngubu ibijyanye n'umuriro ibijyanye n'amazi ubwo n'amazi amashanyarazi turacyari muri byo bikorwa remezo uvuze umuriro ntawe uzikanuka baye mu kanya se umuragata we ati gutese umuriro surabura guta umuriro ubura ibyo bintu ni confidence na bya bihugu tugemurira umuriro nibyo bihora bidutunze urutoki mu maso so rero noneho reka tuze ariko abanyarwanda tubagerera ahangaha kubyo dukesha ni iki wowe ubwawe aho uri hari igihe njya mbaza ikibazo mu madokumentere turimo gukora muri no minsi nkabaza ngo ni iki ukesha umukuru w'igihugu ibyo byose twe tumaze kuvuga wowe nibyo tumukesha wowe ni iki iterambere umutekano mu Rwanda turi mu bantu bafite umutekano muri Afrika hamwe umuntu agenda nijoro umumotari yankuye mu kazi hafi saa 8 z'ijoro ko nari biganiro nakoraga by'abakiriya noneho umumotari ankura mu kazi saa 8 tugera ahantu ndamuzana ariko ubu ngubu hano abaye ari nko mu gihugu iki n'iki hano wahaca ubwo se ko mubaza gatahazi ahubwo abamotari benshi baba bahazi hari ahantu ngenzi saa 2 z'ijoro saa 2 z'ijoro iyo ugiye ugahaguruka mu nzu ukagenda aho kugira ngo utinye umuturage utinye ushinzwe umutekano wawo leta pesa wewe ahubwo waba utayafite njyewe mfite experience aho hantu reka nkabasanyizo naka example ngiye kubaha njyewe bari bagiye kuhandasira hari umuntu twari turi kumwe umwana w'umunyarwanda amvugisha ikinyarwanda arambwira ngo twe tuvuye muri festival yaho ubwo nyine mwari muvuye kuryoshya abarambwiye ngo shera ngo ndinda arambwira ndamubwira nti ngaho banguka ndakurinze byambayeho bahise bantunga imitutu y'imbunda ati ururimi uvuze ni uruhe buriya nk'abantu kereka iyo utabona uri kurugusatira urupfu navuze nti nahise mpindura ururimi mpita mvuga mu rurimi rw'iwabo ndavangiye ntabwo ndi umunyarwanda wihakana ubunyarwanda uwo munota ntabwo narwihakanye kubera ko ndwanze ariko nawe naravuze nti arambwira urwo rurimi uvuze ntabwo navuze ngo kuko nta n'ubunyarwanda yarambaje ngo urwo rurimi uvuze ni uruhe si ikinyarwanda ndavuga ntabwo ari ikinyarwanda uvuze iki uvuga mu bindi hari ibindi birimi bavuga by'aho ngaho banamita nyine mpindura abenshi umenya hari baba batanazi ikinyarwanda uko kivugwa none se kandi yari ushinzwe umutekano yari umusirikare ubundi yari umusirikare aramwanga ngo zana ibyangombwa byawe hano wumva ukuntu hari ibintu ngenge ndeba ninjiye muri politiki ubundi hari ibintu nshaka kure nkavuga ni uyu nguyu nanjye bwanye ntiyankanga nkatswe kwirirwa kanga yirwa yikangata nanjye nkavuga ni nanjye nakuyemo pasiporo nari mfite kandi ni y'u Rwanda si y'u Rwanda se fata kuko nakuyemo pasiporo nari mfite mu mufuka kiramo amadolari 10 urumva ndamuhereza agifungura kuri page byari ukumbuza wundi we byahindutse amafaranga ati none se aya mafaranga ntinayanyu
ndamugandi usukunyesha imboga bishe pali birangirira bati sasa dada akira mbika passport yanjye egari ko atazi no kureba eske ntazi no gusoma ntazi n'ibirimo rero bisobanuye ngo twebwe akoreba tujya nko mu gisirikare cya RDF ntago njya nkunda kwinjira cyane mu bintu bijyanye na nkomeza kugenda mbisobanura ariko si uko ntabizi si nuko ntabikoraho ahubwo ejo bundi nahoze mbona bavuga ngo General Mubaraka yagiye gusura ingabo zirwanira mu kiringo zifite umwitozo hambaye umwana w'umunyarwanda arava muri segondere akiga kaminuza agiye gukora igisirikare dufate Cabo Delgado abana bariyo baraheshishe mu Rwanda dufate Juba dufate Sudani dufate ntituvuge na mu rwego rw'uri politike cyane tubanze turana physical appearance uko bagenda bifunze n'abameze uziko hari igihe bajya baca ahantu nanjye nkahagara mvani cyangwa se ngeyo nambukaga ngarutse mu Rwanda naravugaga nti ewana nashaka ukavuga ati rwose ariko se wa muntu we ibyo bihugu urimo kuvuga uzabisubiramo birakatsirwa n'Imana babijya oya ragora iwanyu haba ari iwanyu sheri iwanyu haba ari iwanyu yuri iwanyu bawumva hari no kundi confidence uba ufite gusa unamufashe buri umufasha ukamushyira hano ugashyira n'uwaca ariko ntago nari nanarebye siko ufite agasake rero shanye mbona naratembereye ariko nanjye ntago kikoraho ariko kamera watubonye cyane so rero mu rwego rugendo rw'imyaka 30 twavugaga rurimo ibikorwa byakozwe ni byinshi noneho twaje tugere muri ibi bihe ubundi turimo fete ubutwe turi mu bihe noneho ubu ngubu umugeni wacu uzayobora u Rwanda twabyitwa ko araramye siko bavuga mu Kinyarwanda ntabwo ngo babashyiraga mu nzu harya ngo bakavamo nyine bakazavamo bagiye gushaka ariko twebwe nyemo isezerano ryacu n'ubundi rirasanzwe ariko imikenyero amakositimu ndashaka kuzakora presentation ku munsi w'amatora ntago bizi zaba nambaye kositimu tikora oya mutwitege uriya munsi nawe tuzakorera ndashaka ko cameraman azankamera kuva kunuza ku kirenge ntago turimo kwamamaza ariko azankamera kuva ku kirenge kugera ku rwara ariko noneho nshuti bakunze nubwo ndi kunuza kuri kamera ndakubwira ngo muri 9 image barimo kubakorera amasaha y'umuryango ya Danje kanumva tuzada amasaha ureba mukavuga uti wow this is RPF this is what save the date amasaha save the date oya irana saving niho rero twa tugeze turi kwibaza ese bya bikorwa twakoze tugeze mu myaka 30 ese wowe uratekereza ko uko uri uyu munsi uko tugenda tuvuga ibyagezweho hari ibyo nge mbona ku giti cyanjye nka Shara hari nundi ubibona ku giti cye ese banyarukire kuri JTV bari bikiganiro nakoze ubwo umunyamakuru umwe w'umunyamahanga yabazaga president amubaza ngo who is Kagame ntabore ko ntabwo babasha kumusobanukirwa nicyo nahise nkuramo ikiganiro kivuga ngo who is Kagame nkuramo icyegeranyo noneho mpita koko nsobanura ese noneho abanyarwanda nashaka kugaragaza ko abanyarwanda ari bo ubwabo bisobanurira Kagame ninde naravuze ngo bareke kumusobanura uko batamuzi ahubwo nibaze hano batubaze uwo musaza yaravuze ngo who is Kagame Lily wango ninde wanyawe wa muntu bavuga bamwe baramutaka buri munsi ariko numuvuze nabi ntabwo amwuka igitutu cyangwa se ngo amwuka inabi cyangwa se ngo amugaragarize reaction mbi naze hano amubone azamubonera mu bikorwa rega yijye kumubariza w'abantu naze amubonere mu bikorwa ndabyibuka aba bantu icyo kiganiro buri gihe kuri JTV nkirebaho buri munsi nanjye mbonye ngo who is Kagame kwa mugani who is Kagame ngo ni umwana wa Rosaria Gicanda gutya nabyo ayo mateka nibyo twarayakoze abantu bakora ibyegeranyo benshi ariko se Kagame wanyawe ninde nibaze bareba u Rwanda sasa ni uwone sibe kukubwira se wanyawe numubona mu bikorwa byakozwe uzamenya ni nkuko mu Kinyarwanda bavuga ngo
nyereka uwo mugendana ndamenya uwo uri noneho nyereka aho ufite unyereka aho wabyutse nimba ubyuka ntusase uzasohoka wambara urukweto rusa neza se no nuvuga ngo nimba uwo rero nimba mumukeneye muze mumurebe nitwe tuzamusobanura cyangwa ibikorwa nibyo bimusobanura ntabwo reka noneho tugere rero kuri preparation ya bwa bukwe ni candidature yego sibyo icyambere twari tumukeneyeho ni ukwemera ko atuyobora ariko mana twari dufite ibibazo we yatabyemera we gusa icyo tureba ubu ngubu ni ikihe ariko rero utakine ngende ndabona iminsi mo kwirukanka byatare abantu mufite amamodoka mutyaza amapine mugure mu ya depe kuko imyanya yo kugenda ni gute umugeni ubundi reka nkubwire nuvuga ngo ngende kubishyira muri ubundi umugeni hari ukuntu wa pasiteri bajya bagira gutya pakaratasarara hari ukuntu umuntu bagiye kuzura nk'umwuka ati calm down so rero njye nimba hari ikintu kibaho ngiye ewana amabuye ya kamera azajya ahora acaginze amabuye ya mikoro azajya ahora acaginze icyo ngiye gukora uburyo imodoka ihora iri furu tanka kuva mu kwezi kwa gatandatu twinjiramo ku munsi runaka n'ejo nta munsi nzakora muri studio uretse kwiruka ndeba ni icyo abaturage bagize gute niyo hari ikibazo ni hanze ya studio nabonye abantu bavuga kuri BTN njye batazaya bumva bavuga BTN ndayikorera ndi umukozi wa BTN nubwo nkora kuri JTV n'abaza muri 9 image bazajya bambona mbabwira ko nyine niho hano hano tugira umufotografe ukomeye cyane Kenny Empire Kenny wenda gusoje tukagira na Kiroso kuri kamera ubundi nawaza kwihera ku kirenge naza kuduhera ku kirenge twenyine nawaza kwiheraho ariko akantu ka Kenny Empire ngo kamaze kujya mu mitima ya benshi ariko ngo kijyanye no kwigarurira imitima ya babandi bagira mu gatuza hanini yes Kenny we uramenye nyine ahantu ujyana nyine ukagenda ukandagira twese abanyamakuru ko umuntu agenda akandagira amatwi wayabanguye ngo se handi hakorera umufotografe witwa Kenny nyine buriya nyine ubwo nyine abaye icyapa yabaye rubangura ibyo twavugaga nyine we wiyubakira izina abantu bakagutaka aho kugira ngo ubitake so rero reka tubabwire ngo turi tayari muri gahunda zigiye zitandukanye zo kuvuga ngo amatora uwo mugeni bimeze bite wowe ubwawe nkuhaye umwanya ni iki wumva bakubwiye ngo describing who is Kagame really okay umugeni umugeni w'umuryango wa RP kuko we ni umugeni w'umuryango wa RPF Inkotanyi wowe umuntu aguhaye umwanya ngo muvuge wamuvuga amuvuga imyato naba wa mukecuru ubundi ari umukecuru oya we mumbwire ndabikubwira none amuvuge twumve cyangwa ibintu bikurenze biba bikurenze fete buriya twebwe muragira emotions abagira emotion kwisuzana amarira nanjye kuvuga ngo kwisuzana amazi mu maso kwisuzana amarira mu maso ni emotion zibaho hari ikintu iyo umuntu atabasha kugisobanura n'umunwa akisobanura n'amarangamutima so rero ngewe ntago kumusobanura ntamusobanura avuga ngo muze murebe aho tugeze ubu ngubu nibwo muzamenya uwo ari we so ahubwo nshaka kwinjira muri ka kandi hari akantu ushaka kwinjiramo kavuga ngo sinange ugiye kubivuga nabyumvanye umuntu ubwo ni kote tubyita kote ni nk'ibyo byose ariko nanjye nsanga ako kantu nanjye ari nyura nyine vuga twumve cyako birasaba jewe Shela sibyo umfashe ukumve neza kambanze jewe Shela ndagiye nakora n'ikibanza niguriye ikibanza ngishije meze gutya uwumwe nagiye kubona abantu bamfasha byibura bashyiramo bamfasha gukora fondation ariko hanini nta n'amafaranga tuvuge nta mafaranga njye mfite Shela yo kugira ngo nubake cya kibanza yenda mp'abantu bubake ni njyewe uri gukora ndi kugenda ndi kwirirwa ntunda amabuye ndaje nshyizeho nkoze fondation yenda mbonye abantu nk'abangahe bari kunyumva neza bumva ko nshaka kugira ahantu nigeza baraje baramfashije sibyo watangiye ikibanza cyawe uwumwe ndi uwumwe
ariko ngize amahirwe ko mbonye abantu ari wa muryango yenda ni handi kamite nshyiramo ku kantu k'umuryango mbonye abantu burya umuryango ni umuntu ugufasha mbonye abantu bantera inkunga bitari financially barantera inkunga bavuga ati kuko ushaka kugera reka tugufashe turebe ko tugerayo nabo ubwabo tujyanemo hari abantu bafite siloga ivuga ngo tujyanemo yego baramfashije tujyanyemo cya kibanza yenda turagishije turazamuye rwose tuvuge yenda dushyizemo ibiro yenda byacu kuko cyangwa se ni inzu yo kubamo namwe muraje tuyibanyemo kuko ari inzu ni inzu twese yatuvuye mu maboko twaravunitse nubwo ari njye watanze igitekerezo cyo kugira ngo ya nzu twuyubake urangije uraje tuyibanyemo urangije uraje uvuye hari buri Paul ngo nkawe uraje urambwiye ngo nimve ngo mu nzu yanjye nisizi ntuzi naho yavuye ntisinzi ko yakuvunnye ntuzi uburyo cyamvunnyemo ntuzi wamfashije uraje ngo ngewe ngo ndashaka ngo iriya nzu yawe ngo ntikibi yo guturwamo ngo izateremo ngo uzajya guturazamo ingurube cyangwa se wororeremo amatungo kandi utazi ukuntu ngiye inzu yanjye yamvuna ese ibyo bintu urabitekereza iki kuri ako ka example nguhaye ndabitekerezaho kuba umuzungu cyangwa umukoroni u Rwanda twabashije kwiyubakira nk'abanyarwanda tubikesha intore zirusha intambwe umunyamahanga utazi aho twavuye utazi n'aho tugeze utazi uburyo cye u Rwanda rwagiye mu icuraburindi abatutsi bakicwa 94 abo ngabo barebe ako kantu utazi uburyo ki habayeho ubwiyunge mu banyarwanda inkiko gacaca zikaza hakabaho ubutabera imanza zisaga miliyoni zigacibwa ibihumbi n'ibihumbi bigacibwa kuri ubu ngubu abishe n'abiciwe bakaba babanye mu mahoro rwose hanyuma wowe ukaza uti ariko urabizi ntago dushaka ko iki gihugu kiyoborwa gutya ntikiyoborwe gutya who are you exactly wowe uriye so rero u Rwanda rwacu noneho hari uwaje ejo bundi muri babandi reka turi kubivugiraho se reka tuvuge muri babandi bari kuzana amakandidatire umuntu araje ngo njye ngo ndashaka igihugu ngo gisubire ibwami dusubira muri 57 tutari duhari uwo ni wa mwarimu ngo arashaka ngo ku gihugu ngo yongere umva désolé ntago ndimo kugeza ubu ngubu noneho twatatse kuri nuza turimo kugenda dushima ku bijyanye n'amakandidatire nari nabivuzeho mbere kugeza ubu mu Rwanda abatanze kandidatire ni 8 harimo uko twabivugaga umugeni w'umuryango wa RPF Inkotanyi His Excellence Paul Kagame hakabamo Diane Rwigara wemerewe ku munsi wa nyuma bagomba gutanga kandidatire hakabamo Barafinda Search Kubo Fred comedian one umuruda bamwita ngo ni umuride ariko noneho ubwo nabonaga ajya gutanga kandidatire yiwe yagiye atari kumwe n'uturuderi dutoya noneho we harya ngo arashaka kubaka presidence mu ntara zose ngaho mbwise ukuri ubu tuzatuva Kigali tuye muri president umva se ndema ndakubwira ibyo yavuze ngo arashaka kubaka presidence mu ntara zose n'ibiro by'abinjira n'abasohoka ngo mu rwego rwo kugira ngo atange serivisi zihuse reka nkwereke systeme y'u Rwanda dufite irembo sibyo ubwo turacyajya arabizi ubwo nyine ndimo ndahita nosha kuri bya bindi byagezweho kandi bikagerwaho na wa wundi twese tuzi imbere nonaha uko unyereka abanyamakuru ntago bagira uruhande babogamiraho ari kugendera ku kuvuga ngo ni burya rega umuturage bajya bavuga ngo nubwo umuntu yaba wenda afite ubumuga bwo kutabona araza gakabakaba atuye ninde nimba yaragenzaga ya nkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona akagenda azi ko azamuka kuri esikariye bakamushyiriraho noneho buriya ahantu abantu bafite ubumuga bwo kutabona hatandukanye n'aho abandi bantu yaba abagendera ku igare n'abagendera kuri iriya nkoni ibamo systeme y'ikoranabuhanga ku buryo we hari n'amabara abashobora hari amabara bashyira ahantu
abafite ubumuga bwo kutabona bagendera ahanini abari ibara ry'umuhondo abimenya umuntu yubatse icyo bita access to all sibyo access to all ni ukuvuga buri wese yishyire yisa ahantu hose serivisi zisa nta muntu wazamura umuturirwa muri ino Kigali adashyizeho urugero ushyiraho umuturirwa udafite ahantu haba afite ubumuga tureke n'umuturirwa n'amazu n'amahoteli yoroheje n'amamoteri ni itegeko ugomba gushyiraho bazajya baca n'abantu aho abantu bazima hanyuma ikindi uravuze uti nzubaka ibiro by'abinjira n'abasohoka muri buri karere binjira hehe se ubundi ko baba ku mupaka bazinjira n'abasohoka kera mu bintu by'amakomini bambabarire nibwo nabashije kubisesengura gatoya ndavuga nsomye inkuru ndavuga ano ni amakuru tuba dusoma nujya kuvuga ikintu uzajya ukivuga ufite facts ushobora kujya kuri Rwanda Tribune ukayibona ukajya kuri BBC Gahuza ukabibona ukajya ku Gihe ukabibona umuntu arakubwiye ngo nzubaka ibiro by'abinjira n'abasohoka muri buri karere kugira ngo noroshye service ese ninde ukeneye kwinjira mu kandi karere kuko yagendeye kuri laissez-passer cyangwa passport byari muri ya myaka none se shaka kudusubiza mu hashize nivyo bibazo ndi kuzana ndi ntawe ndimo ndasesengurira dosiye ziwe bambabarire ariko nanone ewana nkeka ko ubu ndimo ndimagina tugiye muri gahunda yo kwiyamamaza n'urugero noneho uriya muraperi ngiye hano ndimo ndabivuga ndi free nk'umunyamakuru you are free umuraperi uyobora ikigo cy'ishuri nibyo nuko uzajya tuyobora muri free yes man nzabazanira ibi nibi nzabakorera ibi byose biza abaharani barahi ni umuraperi akaba ayoboye ikigo cy'ishuri ni ikigo kimwe kiri hariya iyo ngiyo nyine Rubavu ni Rubavu nawe natwereka ibigwi bye sibyo ntawe dusenya ntawe dusesengura ariko nyine gusa nanone iki ngiki kikwereka ko turi muri demokarasi no demokarasi urabizi ko ni ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage bushyirwaho n'abaturage ibwo definition sinzi nimba nivuze neza ariko n'ibindi hanyuma muri ibyo bikorwa byakozwe wakoze iki wowe uje gutanga kandidatire ahubwo wenda nakwemera kuba depite abadepite hariya bashaka bajya ari 40 I don't care about them bagiye uko bashaka no kubiyamamaza kuyobora igihugu ubwo nyine bazatwereka arega kuko kugira ngo nanone twibuke ikindi twibuke ko kugira ngo wemererwe gutanga kandidatire hari imikono usabwa ubushize sinzi ngo wayitubuye basanga yashyizeho n'iy'abantu bapfuye sibyo urumva hari imikono usabwa y'abantu bagusinyira hari iki nyine nimba bashije kuzuza ibyo byangombwa nashaka bari tekinike ziwe gusa ubwo nakurikiranaga ibikorwa by'umuryango nuko mu muryango hari abahatanye kugira ngo habanjije guhatana guhera ku mudugudu nyine ndagira ngo banze ubyumve ku mudugudu batora uwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kugira ngo byumve ndariko mu rwego rw'umuryango babandi batoye ku rwego ubu nyine wa wundi watowe ku mudugudu nka perezida w'igihugu ariko muri wa mudugudu mu rwego rw'umuryango barazamuka bajya mu kagari barashaka iki uzahagararira umuryango RPF Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu nge noneho nagize amahirwe yo noneho wowe uvuga umwarimu nge nagize amahirwe yo kwihura n'umuhinzi wagize wahatanye nyine mu muryango nawe kuba umuyobozi kuba umukuru w'igihugu ati njyewe nanjye nubwo nagize ariko nagiye ku murongo barantora kuko najya ari nkeneye gutora mva ku mudugudu reka da ubwo nyine nawe yatorwa mpaka akazamuka karinda agera hejuru nawe ari kumwemeza nk'umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi icyo nicyo tuvuga kubahiriza step by step urumva nyine bo kuko ari umuryango ni umuryango wubatse kuva ku mudugudu kurinda ugera hejuru ako nako bakiteho turebe uburyo urubyiruko rwahawe imbaraga urubyiruko kuri ubu rurashyigikiwe amahirwe rufite ruyabyaje umusaruro amahirwe ya mbere ni ayahe ikoranabuhanga
ibikorwa by'ubumenyingiro bashyirirwaho haje BDF ifasha urubyiruko kubona abadamu ikiza buriya njya ngira abantu twakuze kera hari ibikorwa twebwe tutajya tugiraho access ariko ndashaka gusaba leta nimutekereze ku bantu bakuze kera bakanakurira mu ruhu namwe mubashyirireho gahunda yo kujya bafashwa barahari ariko abantu b'abasaza baba nkatwe nyine wowe ntabwo uragera bari abasaza baba muri oya njye icyo nshaka nimba bafasha urubyiruko kubona amafaranga bazamura abafite amakuru yaho nagenda nanjye nkakomanga bakampa ifaranga rituma mbasha kuzamura bizinesi zanjye naho hazaza twikomereze so kugeza ubu dufite abakandida 8 ku itariki 14 nimba narabisomye neza nibwo hazasohoka urutonde ntakuka rw'abaziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ahangaha njye nakubwira ngo nkaguha ikibazo nk'umuturage kuko hano ndabizi neza ko ibya politiki utajya ubyinjiramo rwose ariko uriye ubugari n'amakayabo ibyo ngibyo wabimenya oya ariko se warya ubugari ukayoberwa no kuburisha ubona muri bano barimo batanze kandidatire ubona ari nde muntu wenda ufite amahirwe make yo kuba wenda atatorwa nyine kandidatire itakwemerwa bitewe n'imiziro not kugendera ku marangamutima imiziro wenda yaba afite imiziro kereka yaza kuba ninjye basanzemo maze kunsanga muhari urarabona ari gusubiza ugere kuzakoresha amarangamutima waba ugendeye ku marangamutima ibindi sinabimenya buriya nzagendera ku marangamutima igihe nikigera ariko ushobora kuvuga uti njyewe reka nkwereke icyo kibazo cyose bakisubiza abantu bumva bashobora kubona sinabyita amahirwe kwemererwa kwiyamamaza harimo His Excellency Paul Kagame sibyo ubwo ni urucabana kuko ibyangombwa arabyujuje yaratowe ku rwego rw'umuryango arazamuka ubwo bivuze ngo bagiye bareba imigabo n'imigambi afite mbega baravuga bati uyu nguyu ni ugomba kugira gute kuhagarara hakabamo Barafinda Sechko Fred mu minsi ishize yasabwaga kugaragaza icyangombwa cy'uko adafite uburwayi bwo mu mutwe kubakurikirana itangazamakuru bugufi Sechko Fred numwe mu bantu bajyanwe Indera n'inzego z'umutekano bigaragara ko ashobora kuba harimo nk'utuburo twasose ako na mbere yarabivuze mbere cyagiye bwa mbere atangiye kwiyamamaza uko kera yigeze ajya Indera nimba birazwi yabivuze agaringe bimuvugi wasanga rero nanone byabisho icyo gihe wenda bari babonye ko bishobora kuba byagarutse no biracyagaruka ufite ubumuga bwo kutavuga urumva ufite ubumuga bwo kutavuga yigeze kujya mu murima mu muzingo w'inzuki guhakura arangije agezeyo inzuki ziramurya icyo gihe uravuga arangije aravuga ati manayiwe birangira avuze arangije aravuga ngo mamaye kandi ni ikiragi so rero wasanga uno nyine ku ruhande rwanjye peut-être yuko ndakazi peut-être moi je sais le français non je peux utiliser la langue française oui tu sais ok on peut continuer en kinyarwanda tu es rwandais je suis munyarwanda merci on a ensemble on est c'est pas on a akantu kagezeho on a voilà ubwo naye nakumve on a ensemble merci ok turi kumwe dukomeze so rero haza undi mu mwaka wa 2017 washatse kwiyamamaza biranga kubera atari yujuje ibipapuro none Diane Rwigara ariko kuri ubu none na kandidatire yari akiriwe igisobanuro ni iki avugana n'itangazamakuru yaravuze ati noneho ndumva mfite icyizere cy'uko
kandidatire yanjye yazemerwa. Abo babaye 3. Haza uwo muraperi Ntimbari Thomas, mbona bamwandika mu mazina nabonye yitiranwa n'ifi. Nabonye bamwandika ngo ni Thompson, ngo ni Thomas, ubutaha bazandikaho Tirapiyo. hanyuma hakaza nabo bandi nyine bajya biyamamaza. Gusa njye ikintu nkeneye ariko sinajye gikeneye ubundi n'umunyarwanda, kandi bajya bavuga ngo hitamo imaripfa. Yego, umuntu mu kwiyamamaza batubwira imigabo n'imigambi, banakanakubwira nujya gutora uko bizagenda. Hari abatora ku gipfunsi, hari abakubwira ngo uzatora ku ishaka, hari abakubwira ngo uzatora hanaha. Abo bakandida bigenga nabo bafite uko bazakubwira. Ariko njyewe hari ikintu mba mbona gituma ibi byose bibaho. Ese buriya ntago byaba ari ukubera ko iyo ugize amajwi runaka biba automatique kwinjira muri guverinoma? Kuko ndumva nubwo ntasobanukiwe cyane bijyanye na guverinoma cyangwa se mu bijyanye n'ibikurikizwa kugira ngo umuntu wenda bamugire babe yabona umwanya mu nteko ishinga amategeko cyangwa se no muri sena, ariko numva hari ku bantu bahatana ku myanya y'umukuru w'igihugu. Ndumva ni mu makuru make naba mfite hari amajwi runaka, hari percentage ushobora kugeraho bigatuma nawe ubona amahirwe yo kujya muri ya myanya. Ese ibyo ngibyo buriya ako ndebera nkawe, ariko Imana imfashe inambabare yewe n'abankurikiye ntawe ndimo ndajaji, nta muntu twajaginze. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Turagarutse rero ni nyuma rero yo gutumikira badutumye. Murabizi ko kuri JTV tuba tugomba kugenda tubageza ibiganiro, ariko noneho tukagenda dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka mbabwire ngo igice cyacu cya kabiri cy'ikino kiganiro, ahangaha dutangiye igice cya kabiri. Bari buze kumva igice cya mbere. Igice cya mbere twatambukije ubutumwa kuza urugendo rw'imyaka 30. Turaza tugera ku bakandida bacu b'amahano mu Rwanda, tuvuga uburyo amatora mu Rwanda abari ubukwe. Mu gice cya kabiri cyacu cya kino kiganiro tugiye kugihera ku gukompara ubudasa bw'u Rwanda. Ubudasa bw'u Rwanda turagaruka ku matora yo muri South Africa gatoya, tugira icyo tuvugaho. Hanyuma noneho tuze mu gice cya kabiri turaza no gusangamo noneho amakuru abayiriwe acaracara hirya no hino, ndetse ndaza gufata akaruko gatoya mbanze ndebe n'ibindi byakomeje kugenda bivugwa, ndetse noneho turusheho kugenda tumenya amakuru atandukanye kubera ko turacyari mu gatogo. Sibyo? Turacyari mu gatogo. Impamvu tuvuga gatogo ni uko turagenda dufata hirya hino mpaka turenda tugeza hano. So rero noneho igice cya kabiri cyacu cy'ikiganiro, ariko by the way abantu bamaze kutubwira ko dufite improvement ko dukora ibiganiro birebire. Yego, niko bimeze, niko tugomba kumera, tugomba kugira courage akazi uriya ngo umurimo n'ushyizeho umutima n'umwete. Yego. So rero muri JTV by'umwihariko kuri JTV tugomba kugenda dukora byinshi bigiye bitandukanye. Katusimbukire noneho muri South Africa. Twamaze kubwira abanyarwanda buryo ki amatora y'u Rwanda aba ari ubukwe. South Africa ku itariki ya 28 ejo sibwo hari 29 ejo hari 30 28 n'ubwo habaye amatora hari muri South Africa. Yego.
navuga amatariki nkayitiranya ntacyo bimbwiye icy'ingenzi ni uko message yanjye nyitaho nicyo habaye amatora ariko ni nyuma y'imvururu ziba zigize gute icya mbere South Africa icyo tumenya habayo amashyaka 70 yego amashyaka 70 noneho amashyaka 70 uyabare muri bwa buryo bwa muri politiko uburyo aba nimba bahuriye nko mu nteko ishinga amategeko cyangwa se oya mu nteko ishinga amategeko byo aba ari abantu doramo none urebe nimba bari mu nama icyo bita kongere y'amashyaka bamwe bahaguruka bakagenda ndeba filime z'impinde uburyo cy'amashyaka nabwo yabashyamiranye sana nako byo ubona ukuntu bajya barwanira nko muri seko katwinyarukira hano hirya abashyigikiye Bobi Wine abashyigikiye Museveni abundi harakarimo kavuga ngo singambye Museveni talalalala kandi singambye Museveni yaririmbwe na Bobi Wine ati simbuze Museveni so kati singawangiye mu rugande kati tuwagere na dukomeze n'ibintu byacu South Africa ubundi hari intara ikomoka mu Jacob Zuma yego bayita KwaZulu Natal KwaZulu Natal ni intara yitwa gutyo KwaZulu Natal hari n'indirimbo yitwa KwaZulu Natal ahubwo ngiye niyo narinze KwaZulu and Natal, KwaZulu and Natal, KwaZulu and Natal, KwaZulu and Natal. Okay. Ariko muziko ndi n'umuhanzi leka tuyanywele. Oh yes. Twagiye dukomeze. So, intara yo KwaZulu Natal, South Africa. Intara yo KwaZulu Natal niyo yarizwi ko izaberamo imyigaragambyo byinshi. Yego. Ariko nyine nyuma y'akavuyo gakomeye cyane ino ntara byari bizwi ko ari kuze kugerageza wigire hino kuri iyo ntara niyo ikomoka mu Jacob Zuma yego bundi hari ibindi bihugu amatora abantu bapfa kubera imyigaragambyo ariko ikintu cya mbere mu Rwanda nta myigaragambyo tugira never icyo ngicyo nyine ni bwa budasa bw'u Rwanda tugomba kugira gute kugenda turebaho hanyuma ashera cyangwa se mutese muri mu kimwe ari amazina yose kandi amazina nakujije yego ubu budasa bw'u Rwanda nta wundi muntu udafite impano wahawe n'Imana wabasha kubigira ibindi bihugu biravuga ngo emotion iyo twaba ngo baduha Kagame wanyu ngo natwe ngo twagira Kagame yayoboye nimvuga impamvu ndabivuga nk'abo bandi ntago mbye icyubahiro mugomba kukigira exactly His Excellency Paul Kagame iyo ugeze mu bindi bihugu nibyo baba bafite aba president ariko abaturage buryo umuturage yivugira ibye akabivuga nta rwikekwe akabivuga sesuye yego even if ashobora kuvuga ngo bitanturukaho bitagira gute ariko sometimes bavuga ibyo ubwabo batekereza bakanabivuga uko babyumva cyane Imana iduhaye kanaka wanyu byagenda gutya bikagenda gutya iduhaye gutya rero ubwo budasa turusha abandi nibwo natwe ubwacu tugomba kugenderaho tukavuga ngo byibuze tubyishimire gute njyewe ubundi ku ruhande rwanjye niyambuye umwambaro w'itangazamakuru mba numva byibuze nubwo yatuyobora imyaka 100 kuko nta wihindura ikipe itsinda ubundi bareke bagambe bibyihore nta wihindura ikipe itsinda kuko twe turerera ku bikorwa yego nahoze tubivuga kare ariko reka nkwereke reba gukura abantu muri nyakatsi uzi imyuzure yigeze kuba hose uko buriya hari abana batazi nyakatsi nyakatsi ndayizi ngenda nayigaye hari abana batayizi uzi kugira ngo icyatsi kikuvire imvura igwe noneho izuba niriza nagukomeza unyagirwe ahubwo rori cyane n'ubundi rero hari ikintu utazi cyara twigeze kujya icyo gihe nabaga kwa nyirasenge wa mama
hari uburyo ubundi nimba hari ikintu buriya kibaho ku bana mudukurikiye wenda mushobora kureba ino video mutararaye mu birago ikirago kirashyuha mister kirakonje ikirago kiragushyuhira ko kiba gikanyarayise ariko data ubundi ikirago ukiryamaho kugira ngo bumve uko bimeze ukiryamo warangiza ugafata umuguno wacyo ukongera ukiyorosa ukaryama tena muri kimwe ukanakiyorosa bivuze ngo nibwo burira umuntu aryamamo anabwiyorosha ariko ibyo turashimira ababiciye tukabasha kugera ku mashuka umuntu akagira bed cover kandi kera byararyamwagamo n'abifite ariko kuri ubu ngubu barakureba bakabona uri umukene bakaza bagakora icyo bita kukuremera bakakureba bakabona uri umukene yego tubona amakuru agenda hari naho batabyubahiriza ariko byibuze hagakorwa ubuvugizi bwa buvugizi bugatuma haza wenda abo bayo volunteers bakajya kububakira umuryango ukabubakira cyangwa se n'indi mishinga itegamiye kuri leta n'abantu bafite umutima rega nyine umuganda ibikorwa rusange by'umuganda ukuntu abantu benshi muri bino bihugu bifuza umuganda hari n'abagendaga batureberaho bakabikora wenda bitewe n'uko atari umuco bafitewe bikabananira ariko barabitangiye so rero nshuti y'umwana reka mubwire ngo burya uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ariko twebwe abanyarwanda tuzi ikirezi twambaye kera twereza saba ikirezi rero ikirezi twambaye nicyo natwe ubwacu tugomba gusigasira so nshuti bakunzi ba JTV reka mubwire ngo by'umwihariko tuba turi kumwe na Yasaro dukoraho rikaka ariko mama yabona Yasaro dukoraho rikaka mbere yuko by'umwihariko kuri J kugira ngo uze mu kiganiro kuri J barubanza ugacayo bakagupodora ukajya kwitara waka umeze fresh ariko burya rero niyo batanagupodora bijya hari ukuntu umwaragasohora n'Imana rega hari ukuntu baradupodoye ariko so we ntabwo ureba ntabwo ijisho rigomba reka rero tuve noneho mu by'amatora tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki cyumweru hari amakuru menshi njye kintu nkunda gukora amakuru ariko agakusanya ibyabaye mu cyumweru cyose urumva noneho uyu munsi bwo twahereye muri iyo myaka 30 mu gice cya mbere nkuko bakomeje kugenda babyumva ariko no mu gice cya kabiri hari ibyo twagiye dukomozaho kuri urwo rugendo rw'imyaka 30 ndetse tuhereye ku matora ya South Africa ariko noneho reka tugere mu makuru agiye atandukanye ndetse muri kino gice baraza kubonamo turaza kubaha mu gice cya kabiri turaza kubahamo n'inkuru tuba twabasomeye mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo n'izo nkuru nazo ubwazo mujye mugenda muzimenya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego M23 ikomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye uyu ni umutwe ubundi muri Kongo urimo kugenda uvugwaho byinshi bigiye bitandukanye bawita umutwe w'inyeshyamba yego niko bawita ariko ejo nabonye hari ukundi kuntu bawusobanura none se usobanurwa na guverinoma ya Tshisekedi cyangwa usobanurwa na ba nyirawo none se arega ba nyirawo ntago ubundi ari bo ntago bavuga ko ari inyeshyamba ariko none igihe hari ni iki ubundi ngiye mbona M23 ni umutwe uharanira uburenganzira bwawe merci nawe niko yabisobanura le 23 mars hari abantu batazi icyo bundi M23 ubundi umutwe nawe wasanga utarubiye kuvuga ngo M23 ni le 23 mars le 23 mars voilà ako nuko batashyizeho mu mwaka yenda ariko abazi igihe intambara yo mu 23 yatangiriye bo bazi igihe maze rero noneho M23 kuri ubu ngubu mu makuru maze iminsi isoma nuko hari imiryango itegamiye kuri leta ivuga ngo ibice bigenzurwa na M23 hari ibice bigenzurwa na M23 ngo byagize gute byafashe umwanya wo kuvuga ngo ntaga abantu bari aho ngaho hagenzurwa na M23 babayeho neza kandi mu byo tubona M23 itangaza ikora ibikorwa birimo iby'ubuvuzi ibikorwa bitandukanye rwose arahaguruka aragenda baramuskotinga yaduhereye ariko nawe hari ahavuga ati aho nacaga simpazi hari aho nageze simeze niyo ndi kujya aho none
Scovia ko ariko wenda utatubwiye bagutwaye ufunze ku maso cyaba bafunze amarido y'imodoka ko yavuze ngo banza wumve kuyakuze kugeraho generali ari icyo kintu muracyo ni generale ariko burani ni perezida mu gace arimo noneho n'ikindi nkubwira ni uko amakuru ahari bo ubwabo barimo gushaka gukora guverinoma yabo mu gace bafashe yaranabyerekanye aranabivuga uriya Sultan avuga ko hari ukuntu agace Masisi yagiye avuga uduce noneho n'akanyabayongo yego ari kuvuga ari kwerekana ukuntu ubuzima ari ubusanzwe onje ziriyo ziri gukora ari kwerekana ukuntu abana bajya ku ishuri Scovia n'amaze ndetse ibi bizamini abana bakora nimwe mu byikorera cyangwa biturukiri uriya muntu uriya mudamu ndamwemera nibwo yamubwiye ati biviri ati basanze n'ubundi ari ukudindiza abana abarimu bakora volontaire bakigisha ariko ibizamini bya leta biviriya Kinshasa n'ubundi kandi naho bikosorerwa kandi bikagaruka hano ndetse n'imbabazi none se ni gute kandi wumva ahubwo bafitemo partnership nuko bakomeza rero nshuti bakunzi ba JTV reka twebwe ikiganiro cyacu tugicumbikira noneho mu kanya bahita bakurikira amakuru twabakusanyirije muri kino cyumweru cyose hanyuma ni amakuru atari magufiya ariko ni amakuru turi buhere ku wa mbere w'iki cyumweru kuza ariko noneho turahere mu matariki 20 kurinda tuza tukagera ku itariki ya 30 y'uno munsi so reka rero tubashimire cyane kuba babanye natwe ndabashimiye cyane turabashimiye bakunzi ba JTV kwa turateganyiriza kimwe weekend tubararikiriza iyi weekend tujye mu makuru maturage tujye muri reka tubibike batubwire ibyo bashaka batubwire ibyo bashaka ariko noneho turashaka no kuzajya tubageza ariko reka mbabwire ngo abantu mukoresha smartphone please ubu noneho nimwe tuzi abantu mukoresha smartphone mujye muri Play Store mudownloading ikitwa Radio Box cyangwa se My Tune hanyuma iyo ni application ubona amaradiyo yose akorerwa mu Rwanda cyangwa se akorera mu Rwanda hanyuma numara kujya kuri Radio Box uraza kumanuka hasi uraza kubona radio yanditseho S Media Radio igizwe na logo y'icyatsi iyo radio kuri ubu ngubu hariho ikintu bita imiziki iryoshye cyane ariko ibiganiro byose dukora kuri JTV bica kuri S Media Radio noneho tugiye kujya tubikora turi live kuri S Media Radio ariko noneho kuri JTV mukatubona amashusho ku yandi ikindi muzajya mutubona mu buryo bw'ikoranabuhanga Instagram tugiye kujya dukora turi live kuri Instagram TikTok Instagram mbega murumva ko ariko noneho ikindi kintu tubwira aba YouTubers ndetse n'abantu ba social media influencers please this is your studios 9 Image Studios that's why tuvuga ngo studios muze tubakorera studios ni ukuvuga wowe ubwawe ahangaha dukora icyo bita video production na audio program production izo ni za audio program zitandukanye icyo bita audio media program bivuze ngo uzajya waba ibiganiro byawe ubirecordingiremo hano ubyuploadingire hano duhindure studio yawe uko ubishaka hanyuma ahangaha ni habi wawe igiciro cyacu ni gitoya negotiation iremewe ariko tukemera wa wundi agafata ukwezi reka none mbanze mubwire ngo kugira ngo byumve neza nyarukira kuri Garuka TV 7 urabonaho abantu mukunda iyobokamana abo ngabo n'abafatanya ibikorwa bacu urabonaho ibiganiro na ubu ngubu n'umugabo none reka bite story y'uno mu pastor namukoreraga amaklipe mu myaka ya za 2013 na 15 video clip bananga reka mubwira ngo nakoraga video clips mu mwaka wa 2009 nkorera abahanzi batandukanye bana mu Rwanda ndi inyuma ya kamera nta muntu nzi ariko nikora mu itangazamakuru uyu mugabo we Imana yaramuhamagaye ariko ntabwo yamuhamagaye ngo apfe yamuhaye ubutumwa bwayo
none bituma nawe agira umuhamagaro wo gukora Garuka TV7. Garuka bivuze ngo ubwe iyo bisobanura niki kuri channel yiwe hari ibiganiro bibiri ariko kurikije ukuntu birebwa. Nawe production ziwe zibera muri 9 Image Studios. 9 Image Studio. Yakugiraga babakobwa bamansura. Agasimba katakurya. Oh yes. Ariko muri pasteur yaririmbye ngo Kigali ni ikosi. No, Kigali ni ikosi yabaye ngari. Oh yes. Kigali ni ikosi yabaye ngari. Ariko uyu munsi arimo umunwa wasohokagamo bya bindi bivuga ko Kigali ari ikosi. Umunsi bako Kigali ari nziza. Kandi Imana yamuhaye kugira ni wa muntu wari waragiye muri za Nyabingi. Iwabo baramushyize muri Nyabingi. Arabyivugira ngo nibajye kuri Garuka TV7 barebe ayo makuru. Ngawe ni muze rero mujye kuri Garuka TV7. Hanyuma kandi ikindi bajye ku cyo bita Zigama Top TV. Zigama Top TV. Turimo kugenda tubabwira abantu bakorana na 9 Image Studios. Zigama Top TV ni televiziyo nyarwanda ikorera online. Umumama mwiza ubakorera ibijyanye no kubahugura mu buzima tubamo bwa buri munsi. Zigama Top TV irahari kugira ngo wowe mu mama, wowe mugabo, wowe mubyeyi akubwire ni gute ushobora kurera umwana wawe, ni gute ushobora kurya neza, ni gute. So rero aba bose munyarukire ku macane yabo mukande subscribe. Nicyo kintu tubasaba. Turashaka ko mu kwezi kumwe baba bageze ku ba subscribers 1000. Byibuze muri uko kwezi baba bageze ku ma watch time 4000 kubera ko namwe ubwanyu mwabigize muri hari kugira ngo mubatere inkunga mubashyigikire. Cyane ko bakunda JTV bagomba. Bakunda JTV bagomba no gukunda abafatanya ibikorwa bacu. Kandi turari kugira ngo tubagezeho ariko noneho tubararika ko bagiye kujya badukurikira live kuri radio ya J Radio online not on air. On air ni babane mwumvira kuri FM, twebwe ni online. Abashaka kwamamaza turahari cyane, abashaka kwamamaza turahari. Noneho tuzadukora ibiganiro live kuri JTV. Nibyo nari mbabwiye ariko ikaze kuri JTV. Nuko rero tukaba dusoje ikiganiro cyacu kandi turashimira cyane cameraman wacu Kiroso. Turagushimiye nawe wakurikiye JTV. Nukuri nawe ubutaha kandi igihe cyose ujye ukora nutarakora subscribe akora subscribe adukurikire. Aho hantu niho bahashyira akadomo subscribe. Ariko noneho ndashaka kuzajya muri muhanda nkabwira abantu nti nsubiramo subscribe. Arakumbona abantu nka batandatu bazi kuyivuga. Uzajyana na Kiroso ni agenda ajya fara. Nawe ndashaka gushaka vitamine uzamaza aho yayikuye. Ariko naca muri salo tubibutsa ko ariko by'umwihariko kuri JTV tubafitiye salo nziza cyane. Ya salo igukoraho rikaka n'abantu bajya muri 9 Image Studios mbere yuko bajya kwifotoza babanza kubacaho bakagira gutara umumama mwiza cyane. Burya baravuga ngo umuturanyi mubi arutwa cyane n'ikigunda Ama-G The Black ndetse na Rafiki. Ariko noneho twe dufite abaturanyi beza. Yego rero iyo ni salo duturanye nayo nziza cyane. Baravuze batari ko wapi ariko n'abantu bareba amafoto ava muri 9 Image Studios please ni mutubwire hari icyo mutunenga muduhe amakuru mutubwire icyo dushobora gukora. So rero iyo salo ni salo ikora inzara, ni salo igukorera bazibonye ikagukorera. Bari kuzibona se uko zimeze batabumva hano zavuye. Ariko nanjye ubwanjye barimo kubibona ko barimo kumuraho kandi nawe barabibona ko bagukoze badukoze hori. Reka rero tubashimire cyane. JTV irahari na J Radio irahari. Dushimira cyane abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo turusheho kugenda tubagezaho ibiganiro byacu. Babwira ngo nari Imana Nkunda Jean Paul ndetse ndi kumwe na Sheila Umutesi. Babwira ngo bye bye ciao Imana ikomeze kuba ishimwe ibarinde ciao bye.
umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios. Your image will stamp your heart.